ngo haye ikaze nanone mu filime kacu kanoni aho dutangiranye n'umukecuru wari uranga ku muhanda bisa nkaho ari gutabaza cyangwa se ari gusaba ubufasha. Hanyuma umukobwa umwe uranga abwira mugenzi we ati urabibonye ati uriya mukecuru ndakeka akina ubufasha bwacu. Umukobwa mugenzi we ati akina ubufasha bwacu ati se urakeka tugiye kumufasha koko ati reka. Umukobwa agiye kugenda undi aramugura ati mbabara rwose wowe witonze tubanze tujye gufasha uriya mukecuru. Umukobwa ati ariko uri umusazi ati tujye gufasha kiriya gikecuru ati njye ntabwo nshaka gukirirwa ati ntabwo nshaka gukirirwa rwose. Turabizi ko umuyobozi mushyashya batuzaniye ngo akunda abantu bazinduka ati rwose sinshaka kubura akazi ngo nakiriwe. Umukobwa ati Andrea ati ariko ntabwo twasigura mukecuru dukwiye gufasha n'abandi. Umukobwa ati ibyo ari byo byose atari kunyumva neza ati urabizi ko uriya mudirecteur mushyashya batuzaniye ngara amatangazo yihutirwa ashaka kutugezaho ati rero niba ugiye gufasha kiriya gikecuru ucyangizaho igihe cyawe ati rwose nakubwira iki genda ati genda. Umukobwa baragiye rwose ngo bagiye gufasha umukecuru ahangaha undi nawe yitaza gutya mukurikiye. Umukobwa ati mukecuru ukeneye gufasha se? Umukecuru ati rwose ati mu mana we ati murakoze rwose ati n'Imana ibohereje hano rwose ati ni ukuri rwose nimumfashe ati nyine imodoka yanjye yanze guhaguruka ati sinzi ikibazo ifite rwose ati byanyubiye nanjye. Umukobwa ati rwose mukecuru wihangayika ngiye n'inshuti yanjye hano ibintu by'imodoka turabizi rwose. Umukobwa ati urimo uravuga ibiki mukobwa? Umukecuru ati mbega umugisha ati rwose muturutse mu ijuru rwose ati murakoze cyane. Umukobwa uranga ati ako mukecuru bitebye ubundi ati ubundi kuki udafata bisi ukareka kutwangiriza umwanya wacu ngo tugufasha. Umukobwa ati Andrea ati rwose mbabarira rwose ati. Umukecuru ati baku ati rwose simbasha guhagurutsa amaguru yanjye sinshobora gukura amaguru yanjye hasi rwose ngo njye gushaka bisi ati hano ariko hari imodoka nyinshi kandi zirakuzengurutse ati wanafata imodoka ukajya kwa muganga ukajya kwivuza ati wari kuki utajya kwa muganga ngo bakuvure amaguru yawe. Umukobwa uranga ati Andrea ati rwose niba utagiye gufasha umukecuru mbabarira ureke kumubwira nabi. Umukobwa uranga bise Andrea ati ase urashaka gukirirwa muku ati urashaka ko tuza gukirirwa mu kazi kacu kuko. Umukobwa uranga bise Karira ati rwose uyu mukecuru ntabwo turi umusigana ariko ati ntabwo tumusiga. Umukobwa umwe bari kubisa ati umukobwa wacu bise Andrea ati aturabibona ati biroroshye rwose ati kugenda umukecuru tukamusiga hano ni ibintu byoroshye ati ahubwo amahirwe masa kubura akazi kwawe rwose ati mwifurije amahirwe masa kubura akazi kawe. Umukobwa uranga bise Andrea agira gutya bari kubisa nyine aragiye. Umukecuru nawe usigara mu ati mbega igikobwa ati mana we. Umukobwa ati nyanganira mukecuru ati rwose tubabarire. Umukecuru ati nta kibazo rwose mwana wati ntabwo ukwiye kunsaba imbabazi ati rwose humura ati kandi hagati aho ngaho ndanagushimira nyine kuba wemeye guhagarara ukaza kumfasha ati rwose ndagushimira cyane mukobwa wanjye. Umukobwa ati nta kibazo rwose mukecuru ati nta kibazo ahubwo reka tujye kureba imodoka yawe turebe ikibazo yaba ifite ati se wanize imfunguzo z'imodoka yawe. Umukecuru ati rwose nta kibazo. Hanyuma umukecuru agira gutya ahereza imfunguzo z'imodoka umukobwa hanyuma berekeza ku modoka y'umukecuru nyine. Ku rundi ruhande tugaruka ahangaha bisa nkaho ari muri kampani iri ahangaha. Hanyuma umugabo wazaga bigaragaye kuri boss w'ahangaha nyine asuhuza ati mwaramutse neza uti wazindutse cyane umukobwa ati rwose ati ngenda zinduka ati rwose nkunda akazi cyane rwose. Umukobwa ati niwe directeur mushyashya se? Umugabo ati cyane rwose ati ni byiza guhura namwe ati ndakeka tugiye gukora ikipe nziza rwose. Umugabo ati rwose nawe ndabona ufite imyitwarire myiza ati rwose tugiye gukora ikipe nziza rwose. Hanyuma umukobwa ati rwose nyine twe gutanga karite nziza rwose mu kazi kacu nibyo bintu dushyira imbere. Umugabo ati rwose n'ubundi gukora cyane birishyura cyangwa se birimo inyungu bitanga amafaranga. Umugabo hano bisa nkaho ari we boss mushyashya cyangwa se ari we directeur mushyashya wa company abagira gutya nyine asiga umukobwa ngo ku rundi ruhande wa mukobwa abise Karira yari kumwe na mukecuru bagerageza kwatsa imodoka ngo yahagurutse imodoka yanze. Umukobwa agira gutya ati mbonye ikibazo disi ati ikibazo ndakibonye ati nta mavuta ari mu modoka yawe. Mukecuru ati nguki ati ntabwo bishoboka ati si ibyo bintu birashoboka ati ku mana we kuko ati kuki ntigeze mbimenya kuko imodoka yanjye nta mavuta arimo kuko. Mukecuru hano bisa nkaho atari yamenye ko nyine imodoka yiwe nta mavuta ifite. Mukecuru ati rwose nyine imodoka nyikoresha gake cyane nyine ati urumva niyo mpamvu ntajya menya niba irimo amavuta cyangwa atarimo. Umukobwa ati none uyu munsi ni umunsi udasanzwe wawe nyine. Mukecuru ati cyane rwose ati uyu munsi ni umunsi udasanzwe nyine niyo mpamvu nemeye gukoresha iyi modoka nkayigendamo ati ndashaka gutungura umwana wanjye w'umuhungu nyine ati ni umunsi we wa mbere wo ku kazi nyine ndashaka kumushyira ibiryo byo akunda atakunda inkoko cyane uriya musore wanjye rwose ati umuhungu wanjye akunda inkoko ati rwose biba biryoshye pe
atarayikunda atakunda inkoko umva ati ntabwo wabyumva. Umukobwa ati mbega byiza ati rwose umuhungu wawe uramukunda pe ati nawe ndabizi kari buze kwikunda rwose iyo nkoko wamuteguriye. Ati ariko ikibazo nshobora kuza kutayimuha disi. Umukobwa aho ngaho wa mu nshuti we wagize mu kazi batangiye kumwarikira ati bose gize hano mu kazi. Umukecuru ati mukwara ikibazo si? Umukobwa ati nta kibazo nyine ni inshuti yanyu nyine dukora n'ibirimo irantesha umutwe. Umukecuru ati ariko niba ushaka kugenda wanagenda ati nta kibazo rwose ati nakubohora ukagenda ati ntumangayikire nyine cyangwa se ngo nume utagira mu kazi kawe. Umukobwa ati nta kibazo ariko mutati nta kibazo rwose ati nta kintu bimbwiye ati ikindi kandi n'ubundi tugiye kugera hano hirya ni hari station y'amavuta ati ko turi bukomeze tugenda tuhegera nyine ni bwo ikibazo cyawe cy'imodoka kiri buze gukemuka. Umukecuru ati oya ati ntabwo nshaka kongera kukubangamira ati ntabwo nshaka kongera utuma umwanya wawe. Umukobwa ati nta kibazo. Umukecuru ati nta kibazo rwose ati nanjye kandi ntabwo ndi butinde ati birihuta. Umukecuru ati koko ugiye kubinkorera? Umukobwa ati cyane rwose ati ngiye kugushakira amavuta y'imodoka. Hanyuma umukobwa ageze gutya nawe afata akabido cyangwa se akajerekani karanga nyine ngajya kusanira umukecuru aranga amavuta y'imodoka. Hanyuma umukobwa nyine yasohotse gutyo mu modoka afata inzira ajya gushaka amavuta y'imodoka y'umukecuru nyine uranga. Ku rundi ruhande tugaruka muri company aho wa mukobwa yagize mu kazi nyine bise Andrea. Hanyuma bose ranga avuga ati rwose nongeye kubasuhuza rwose ndabaramukije ati ni by'igiciro kuba muri namwe kuri uyu munsi ndetse ndatekereza mwese mumeze neza ati mwese murahari se? Umukobwa uranga ati Karira naho hari ati Karira ntabwo yigize agera hano mu kazi. Hanyuma umukobwa bose ati ese mwambwira impamvu Karira adahari? Umukobwa ati rwose nyine Karira yavuguye mubwiye ko afite ibindi bintu by'ingenzi biruta akazi yagiyemo. Umugabo ati ibintu by'ingenzi biruta inama ya mbere y'akazi tugiye gukorana? Umukobwa ati cyane rwose ati namubwiye ati tuze arabyanga ati yanze kunyumvira rwose ati nyine akazi yakihoreye ati ntago bagira ngo nagashaka. Umugabo ati okay niba uko bimeze ubwo ndaza kongera nsuzume imyitwarire muri ikipe yacu rero. Umukobwa wundi mugenzi we uranga ati ase ibyo bintu uvuga n'ukuri koko? Umukobwa ati ngende kuvuga ukuri ati ibyo bintu ndi kuvuga n'ukuri Karira ntago ari hano kandi yavuze ko akazi atagashaka ikindi kandi ubwo aya komisiyo turaza kuyagabana twembi. Hanyuma umugabo aravuga ati mutangiye kuvuga no ku mafaranga se? Ati muhumure rwose amafaranga imbara amafaranga muraza kuyabona rwose. Ati ntego nyamukuru y'inama ati nuko bamenyesha ko hari impinduka muri company. Ati ahubwo tugiye mbamenyeshe ko hari umwanya nashyizeho nyine uhagarariye ikipe akaba ari umuntu nyine cyangwa se umuyobozi uraza kuba ahagarariye ikipe yacu ndetse umuntu nyine akaza guhabwa umushahara mwinshi cyangwa se akaza guhembwa amafaranga menshi nyine akaza guhembwa amafaranga menshi nk'umuntu uhagarariye nyine ikipe yacu. Hanyuma ku rundi ruhande wa mukecuru nawe yagize gutya hagurutse imodoka nyine irahaguruka none bamaze kumushyiramo amavuta. Umukecuru ati mukwete rwose urarenza turagatangaza. Umukobwa ati nta kibazo. Umukecuru ati rwose nishimiye ko ahubwo bikunze imodoka ikaba yatsi. Umukecuru ati mbega ati mana yanjye rwose ati usukuku. Umukecuru ati mukote rwose ntukarikire gufasha abantu ati ntuzigere urekera gufasha abantu rwose ati ntuzamere nk'ira nshuti yawe rwose y'akagome nabonye yitwara nabi ati uzi ko yigize nkaho igiye guhura na perezida w'igihugu ati mbega agakobwa. Hanyuma umukobwa ati mukecuru ati nta kibazo rwose ati ndabizi ko n'ubundi byari ingenzi n'ubundi kujya muri iriya nama atari ko nanone ntabwo nari kugusiga hano wenyine ati bishobora no kuza kongera ibibazo ariko rwose mukecuru ati gufasha ni bya mbere. Umukecuru ati uwo mukunda rwose nishimiye ko umeze gutyo rwose ati nanjye urega buriya tumeze kimwe ati nanjye nukomeze rwose. Ati umukobwa ati rwose tugomba gufashanya twese ati ndakeka ari cyo kintu cya mbere cy'ingenzi gucyo tugomba gukora kuri iyi si. Ati buri wese aramutse akoze nk'ibi ngibi ati agafasha mugenzi we ati twaba tubaye mu isi itandukanye. Umukecuru ati rwose mukoti rwose sinzi ukuntu nagushimira ati rwose. Umukobwa ati mukecuru nta kibazo rwose ati nawe urakoze ahubwo ati ndatekereza ko umuhungu wawe ari buze kwishimira ifunguro wamuteguriye. Umukecuru ati ariko ubundi harya ngo ugiye mu kazi ati waje se ngaguha lift ngagutwara mu modoka yanjye ati njiramo ariko nguhe lift. Umukobwa ati oya mukecuru ati rwose wihangayika ati n'ubundi ntago ari kuri cyane. Umukecuru ati ndagusabye mukecuru ndakwinginze mukoti njira mu modoka.
umukobwa ati okay niba unyinginze wahatirije rero ati reka ninjire nta kibazo. Hanyuma umukobwa yemeye kwinjira mu modoka y'umukecuru. Hano nyine umukecuru amugeze mu kazi, aho umukobwa yaragiye mu kazi. Nta kindi cyabaye, nyine umukobwa yemeye kwinjira mu modoka y'umukecuru. Hanyuma tugaruka ku rundi ruhande, hano ni mu kazi aho boss yabwiraga abakozi ati rwose kano kazi gasaba umuntu ukitangira, umuntu ugakunda rwose. Ati rero nari ndimo nsuzuma CV zanyu ibyabaranze, ati ngendeye no kubaguza uyu munsi, ati naraje gufata umwanzuro. Ati nashakaga ko umuyobozi w'ikipe aba ako kanya ataravuga umuyobozi w'ikipe w'umukobwa wacu abarinjiye bise Karira. Ati mumbabarire rwose, ati nakiriwe rwose, ati mumbabarire boss, ati niwe Karira ariko umukobwa ati cyane rwose, ati ngewe Karira, ati mumbabarire peti, ati ndabasezeranye ko bitazongera kuba rwose. Umugabo ati koko uri seriye? Ati ngendeye ku byo abakozi bagenzi we bavuze rero b'inshuti zawe bavuze ko wakerewe kubera ko wari uri mu bindi bintu by'ingenzi, ati ubonaga biruta akazi. Umukobwa ati kundakarira, ati ntabwo ari ko wambwiye, ati ntabwo wambwiye ko akazi utagashaka hari ibindi bintu by'ingenzi urimo. Umukobwa ati ntabwo ari ko rwose, ati ntabwo ari ko nakubwiye. Umukobwa ati ni ibyo wavuze, ati ni ibyo, atuvuze ko hari ibindi bintu by'ingenzi urimo biruta inama twari turimo. Ati nta nubwo nitaye ku kazi nyine boss na boss wacu mushyashya. Umukobwa ati ntabwo ari ko kuri ariko, ati ngiye nafashaga umukecuru wari uri ku muhanda imodoka yapfuye, ati wowe wahisemo nyine kumwirengagiza, ati ngiye mpitamo gusigara ngo amufasha. Umugabo ati buretse gatoya, ati buretse gatoya, ati Karira uri kumbwira ko wakerewe urimo urafasha ngo umukecuru ufite imodoka yapfuye ku muhanda? Umukobwa ati cyane rwose, ati nyine yansabye ubufasha kandi sinashoboraga kumusiga aho ngaho, nyine namufashije. Ati namufashije kandi naje no mu kazi, ati nubwo nakerewe. Umukobwa ati wakabaye wamwirengagije, ati ngewe se ko namwirengagije sinagize hano hakiri kare kubera ko nyine akazi ariko k'ingenzi kuri ngewe, ati ngewe nkunda akazi rwose. Umukobwa wise Karira ati ambabarire rwose. Umukobwa ati ntabwo ari ukomeze peti, ntabwo nshobora kwirengagiza abantu bakeneye ubufasha. Umukobwa uranga bisandira ati okay, ati niba ruko imeze none turaje turebe ko bintu uraza kubicikamo, nyine turebe ko batakwirukana. Kuko mwanya wa mukecuru uvuga kaza ni ibiryo umuhungu we ngugeze ku munsi we wa mbere mu kazi, kumva umugabo uranga wari ugize hano mu kazi bwa mbere niwe umuhungu w'uyu mukecuru. Uwo mukecuru umukobwa yesi yirengagije hanyuma umugenzi wo kumufasha. Mukecuru ati ati nawe uri hano se? Mukecuru ati kano gakobwa, ati nakagoma, ati kambangamiye umunsi wose, ati umva kagakobwa rwose, ati nakagoma cyane. Hanyuma umugabo ati koko se mama? Umukecuru ati cyane rwose mwana wanjye, ati ahubwo inshuti rwose, inshuti y'iranganye n'umuntu nabonye n'umukobwa mwiza rwose ukunda abantu ugira neza, ati yanamfashije rwose, ati ajya kunshakira amavuta y'imodoka nzi guhaguruka, ati yamfashije rwose. Umugabo ati none se kuki waje mu modoka ubundi mama? Ati sinakubwiye rwose, ati ntugatware imodoka wenyine, ati rwose sinshaka ari ikintu kibi cyakubaho. Umukecuru ati umwana wanjye rwose, ati nukuri ndabizi ariko nashaka kugutungura, ati nashaka kugukora surprise, ati nagukoreye karanshi nagutegurira agafunguro kandi ndabizi ko ubize kugakunda, ati nashaka kugufata neza rwose kuri uyu munsi wa mbere rwose mwana wanjye, ati ukishima. Umugabo ati urakoze rwose cyane mama, ati rwose umva uri mu wa mbere rwose, ati umuriye umunsi rwose mama, ati ndagushimiye pe. Umukecuru ati nta kibazo rwose mwana wanjye, ati wikore gunshimira nta kibazo, ati ahubwo ibyiza washimira uyu mukobwa mwiza uri aha ngaha wamfashije uyu munsi akamufashije no kugera aha ngaha. Hanyuma ubwo arimo avuga Karira nyine. Hanyuma umukecuru ati ntago ameze nk'abandi bantu b'abagome hano rwose, kuko uranga bitandira wanze kumufasha. Ati mukecuru ati rwose mbabara rwose, ati nyine urumva nakabaye nagufashije nanjye n'ubundi. Umukecuru ati nyine wakabaye wamfashije ariko ntabwo wamfashije nyine, ati ni wakabaye nyine ni wabikoze, ati ariko mugenzi wawe yabikoze. Umugabo ati urakoze kubimbwira mama, ati rwose ibyo bintu bigiye gutuma nongera gusubiramo umwanzuro nari narafashe nongere mutekerezeho. Umukobwa uranga ati rwose boss, ati ndabitekereza watekereza nyine ku mwanzuro wawe, ati urabizi nawe ko uyu mwanya mukwiriye rwose. Umugabo ati Karira, ati nakwifuza kukugira umuyobozi wa timu cyangwa se w'ikipe iri hano. Umukobwa ati kuko se? Umugabo ati nyine narebye ku byakuranze ni byiza rwose, ndakeka rwose aka kazi rwose uragakwijana pe, kandi ngendeye ku byo nabonye n'ibyo numvishije
niwe muntu rwose mbona ukwiriye uno mwanya. Kumbi muri ako kamwanya nyine bisa nko boss yise yindura ibitekerezo nyine, aho yari yanzuye ko umwanya ari buhe uyu mukobwa urangaha. Mukobwa urangaha ati Bisandira ati ariko nanjye mfite CV nziza. Mugabo ati cyane rwose Andire ufite CV nziza, ati CV yawe ni nziza pe, ati ariko ntabwo dukeneye abantu bakunda akazi gusa banakitangira, ati dukeneye abantu nyine bita ku bantu bagira impuhwe bagira urukundo, kandi unyeretse ko ibyo bintu utabishoboye nyine. Hanyuma umugabo ati Karira turabivuga iki rero, turabyemeye rwose uyu aka kazi tugwaye cyangwa se umwanya utugwaye rwose turashyiraho umushahara mwinshi, turashyiraho amafaranga menshi. Umukobwa ati rwose ndishimye, ati murakoze cyane rwose, ati ndabashimiye pe, ati kandi warakoze gufasha mama wanjye akabashije kugera ahangaha, ati kugira neza n'urukundo rwose, ati ni ibintu twese dukeneye, ndetse wanabimuhaye wabyeretse mama wanjye, ati rwose ndagushimiye cyane. Hanyuma umugabo ahindukira abwira umukobwa uranga Bisandira ati Andire ati nawe ndaza kuvugana nawe inyuma ibijyanye na bonus n'ibindi bintu bijyanye n'akazi. Ati rero nawe Karira ati felicitation rwose, ati ku mwanya wawe mushyashya, ati felicitation rwose. Kukamwe nyine kindi cyabe nyine umukobwa yagize gukeye tahaguruka asuza boss we nyine ahita hagu umwanya mushyashya nyine kubwo gufasha nyina wa boss watabizi nyine. Kuri naga filimi kacu karangiriye ngushimira cyane ko abanyine natwe musaba gukomeza kuba natwe ukora subscribe, like, share na comment wakoze cyane.